yaravuze ngo umuntu wenyine ubasha guseka no kubihangayikisha abandi ni wa wundi wahishuriwe ko amaherezo ibintu byose bihinduka ndetse ko ibintu bibaho kubw'impamvu. Ni nka bya mbabwira ngo uko byaba bisobanye kose uzisekere aba ari ikibazo cy'igihe. Igihe kizabisobanura. Ibyo udafite icyo wabikoraho ujye ubiharira igihe. Umuntu wenyine rero ubasha guseka no kubihangayikisha abandi ni wa wundi wahishuriye ko amaherezo buri kimwe cyose gihinduka kandi buri kimwe cyose kibaho kubw'impamvu ntawamenya. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo urugero rwiza rukubye inshuro ebyiri agaciro k'inama nziza. Kuba intangarugero bikubye inshuro ebyiri indi nama iyo ari yo yose waha umuntu. Nkore neza bandebereho ikubye inshuro ebyiri ubujyanama bwose waha abantu. Yaravuze ngo iruhande rw'ahantu hose uri ushobora kuhabona umuntu ugukeneyeho ubufasha. Nubwo gufasha ari ikintu gito ukora utagamije inyungu, imbere muri cyo hihishemo amahirwe atagira uko angana. Ikindi kandi wibuke ko udatuye ku isi wenyine. Yaravuze ngo niba ufite ikintu udashobora gutanga, icyo kintu ntugitunze ahubwo kiragutunze. Niba utunze ikintu udashobora gutanga, icyo kintu ntabwo gitunze ahubwo nicyo kigutunze. Niba utunze amafaranga udashobora gutanga, ayo mafaranga ntabwo yatunze aragutunze. Yaravuze ngo inzira rukumbi yo gukanguka ni ukureka kubaho ubuzima bw'ikinyoma ahubwo ukaba wowe wa nyawe. Umuntu abaho ubuzima bw'ikinyoma gute? Iyo atagira amahame, ni nyamugi iyo bigiye. Umuntu abaho ubuzima bw'ikinyoma iyo yigaragaza uko atari. Yaravuze ngo umunsi tuzaba tuvuye muri ubu buzima bwa hano ku isi nta kindi kizabarwa uretse ibimenyetso by'urukundo twasize. Yaravuze ngo ibyishimo nicyo kintu cyonyine kikuba iyo tugisangiye n'abandi. Ibyishimo byiyongera iyo bisangiwe. Aranavuga ngo urukundo nicyo kintu cyonyine gikuba inshuro ebyiri ikintu cyose gisangiwe. Iyo ufite ikintu ukagisangira n'undi harimo urukundo, urukundo rutuma icyo kintu kikuba. Yavuze ijambo rikomeye ngo nk'uko twizera ko umucyo w'izuba utazigera ubura, nk'uko umuhinzi abiba imbuto yizeye ko zizera kandi batarabisezeranye, ni nako imirimo yose dukorera munsi y'ijuru dusabwa kwizera. Yavuze ijambo rikomeye ngo ku myaka 20 umuntu wese aba agifite isura Imana yamuhaye. Ku myaka 40 buri wese aba afite isura ubuzima bwamuhaye. Naho ku myaka 60 buri wese aba afite isura yakoreye. Niba ufite imyaka 60 uko nguko ugaragara n'ibyo wakoreye. Ku myaka 40 ngo buri wese aba afite isura ubuzima bwamuhaye. Mu gihe ku myaka 20 umuntu wese aba afite isura Imana yamuhaye. Yaravuze ngo nk'uko urumuri rwera rugizwe n'uruvangitirane rw'amabara, ni nako n'ubuzima bwubahishwa n'uruvangitirane rw'imico myiza. Urukundo, ubugwaneza, impuhwe, amahoro no kubabarira. Yaravuze ngo nubwo udashobora gufasha abantu bose, basigira umuntu umwe ufasha. Nubwo utahindura ubuzima bw'abantu bose, hindura ubuzima bw'umuntu umwe. Nubwo utagaburira bose, basigaburira umuntu umwe. Gira umuntu umwe uha ubufasha utagamije igihembo. Yaravuze ngo habaho inzira 3 zonyine kandi z'ingenzi zo kuyobora abantu. Inzira ya mbere ni ukubabera urugero rwiza,
nkore neza bandebereho. Inzira ya kabiri nayo ni ukubabera urugero rwiza. Inzira ya gatatu nayo ni ukubabera urugero rwiza. Izo nizo nzira eshatu zo kuyobora abantu neza. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe uzabona bikomeye ukabona uri hagati y'urupfu n'ubuzima, uzibuke iri jambo: kuba munini kuruta ibibazo. Cya gihe uzabona byanze uri hagati y'urupfu n'ubuzima, uzibuke iri jambo: kuba munini kuruta ibibazo. Yaravuze ngo ubuzima buragorana iyo tubereyeho kuzamura abandi. Nubwo bugorana ariko ni nabwo buzima bunezeza kurusha ubundi. Yaravuze ngo ibisubizo by'urugendo ntibipimirwa ku muvuduko w'ubwato, ahubwo bipimirwa ku kuba ubwato bwageze iyo bujya. Ikibi mu rugendo burya ni uguhagarara. Igihe cyose ukomeje urugendo uzagerayo kabone n'ubwo waba ugenda gahoro. Kugenda gahoro cyangwa kwihuta ntacyo bivuze mu rugendo, ahubwo kugerayo nicyo cy'ingenzi. Ni bya bindi mbona mbabwira ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje. Igitonyanga gitobora ibuye atari umuvuduko munini gifite, ahubwo igitonyanga gitobora ibuye kubera guhozaho. Yaravuze ngo nta bwami bw'Imana bushobora kubaho ku isi hatabayeho ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Yaravuze ngo kuri twe abantu bakomeye ntabwo ari abakemuye ibibazo, ahubwo ni ababivumbuye. Yaravuze ngo kuba umuntu yaratakaje ubushobozi bwo kurengera ibidukikije, nta kabuza bizarangira arimbuye isi. Ni nawe wavuze ngo umuntu ni inyamaswa izi ubwenge ariko yitwara nk'injiji. Yaravuze ngo mu buzima tubaho turi kumwe, ariko mu gupfa buri wese agenda ukwe, ndetse akagenda mu bwigunge bukomeye. Ni nawe wavuze ngo uko twiga cyane niko turushaho kumva ko ntacyo tuzi. Burya umuntu wize cyane niko agenda amenya yuko ntacyo azi, ariko utarize cyane aba yumva azi byose. Yavuze ijambo rikomeye ku rupfu. Yaravuze ngo gutekereza ku rupfu nibyo bituma dukunda ubuzima kurushaho. Iyo dukunze ubuzima bituma buri cyumweru, buri munsi, buri munota wose tuwubona nk'Imana ikomeye. Ubuzima bugira agaciro kabwo kuzuye iyo buri gihe cyose turimo tukibona nk'impano ikomeye. Iri ni naryo somo rikomeye twakwigira ku rupfu: guhora twiteguye no kubaho buri munsi wose nk'aho ari wo wa nyuma, nk'aho ari inyongezo, nk'aho ari impano ikomeye. Kwishimira buri munsi wose no kuwukoramo ibyo dusabwa byose nk'aho ejo hadahari. Gusa ntibitubuze kwiga nk'abazabaho iteka ryose. Yaravuze ngo ububabare nicyo kintu gikomeye abantu batinya kuruta uko batinya urupfu. Impamvu abantu batinya urupfu nta kindi ni uko batekereza ko rubabaza. Abantu baramutse bamenye ko urupfu rutababaza, ntawakongera kurutinya. Yaravuze ngo kurikira intego yawe, intsinzi izagukurikira. Niba ushaka intsinzi, hora uhanze amaso intego yawe. Yaravuze ngo igitekerezo nicyo kintu gikomeye cyane dufite. Akazi kose k'indashyikirwa gakorwa gaturutse ku gitekerezo. Aranavuga ngo kuri njye ubuzima bwiza burenze kuba ukora imyitozo ngororamubiri no kuburya neza bureberwa ku bitekerezo byawe. Ushobora kuba ufite ubuzima buzira umuze ariko ubwonko bwawe butari hamwe. Ubuzima bwiza rero ni mu bitunga umubiri, yego, ariko tutibagiwe n'ibiryo by'ubwonko. Ibiryo by'ubwonko rero ni ibitekerezo byiza, ibitekerezo biri hamwe, umutuzo, amahoro yo mu bwonko.
yaranavuze ngo kubungabunga ubuzima nibyo byishimo by'ukuri. Ibyo waba utunze byose udafite ubuzima buzira umuze ntacyo byaba bimaze. Yaravuze ngo byakagombye kuba ibanga, ariko uko byagenda kose abaganga ntacyo bakora uretse gufasha umurwayi kwizera umuganga umurimo imbere. Buri wese ngo ni umuganga ku giti cye, buri wese muri we yifitemo umuti. Icyo umuganga agufasha ni ukuzamura ubwo bushobozi bwo kwikiza ubwawe, ntabwo ari umuganga ugukiza. Umubiri wawe ni wo wikiza ubwawe. Mu magambo yose Albert yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo umuntu umwe ashobora gukora itandukaniro, umuntu umwe ashobora gukora ikinyuranye, umuntu umwe ashobora guhindura isi. Birashoboka cyane rwose. Iri rero ni ijambo ry'akataraboneka ryavuzwe n'uyu mugabo w'agatangaza.